tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu nk'uko mumaze kubimenyera buri munsi twamenye ko tugomba kuba turi kumwe namwe na radiyo yanyu mukunda cyane, radiyo ya Ruda, ndetse na perezida wa Ruda nawe aba ahari nk'umuyobozi mukuru w'u Rwanda, ndetse akaba umuyobozi w'abayobozi benshi ku isi, akaba ari umuyobozi ku rwego mpuzamahanga, ni umuyobozi w'akataraboneka. Tugarutse ku buzima bwe nk'uko twabwiye ko tuzaba tugenda tubavunguraho gatoya ku byaranze amateka hano mu Rwanda, twabwiye uburyo yageze muri gereza, ndetse tubabwira urubuga mwagenda mubisanga nk'uko ubwe yagiye abyitangariza, uburyo yahuye n'ingorane zikomeye ariko ziranga umuntu w'umugabo, ziranga umuntu ugiye kuyobora u Rwanda. Agomba kubanza kunyura mu ishuri, birumvikana, agomba guca muri cemba niko babyita, akabanza akagaragaza kuko ari umugabo. Yarabigaragaje, ntabwo byarangiriye muri gereza gusa. Avuye muri gereza yahise ashinga igitabo cy'impamvu 200 zigomba kuyobora Ruda ndetse n'u Rwanda rwose muri rusange. Izo mpamvu nk'uko mwagiye muzibona ziri ku mbuga zitandukanye, cyane nk'urubuga rwa Ruda wa eshatu. Ruda ni R ngufiya, ugashyiraho 2, ugashyiraho U, ugashyiraho D. kugira ngo mbibasobanuye neza, hari ukuntu mubyandika nabi ntimubibone mukatwandikira ngo ntabwo byabonetse, ni uko nguko byandika. Ni Ruda ni wa eshatu akadomo Ruda akadomo PK. ubwo ni wa eshatu akadomo Ruda akadomo PK. no ku nomero za telefone ngendanwa ni ushyiraho guteranya 250 78 34 28 622. ubwo ukivuganira na perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza w'amahoro mpuzamahanga. Mwabyumviye rero, ngizo nimero zimuranga, nimero bari kuri badge ye. Aho wanyura hose ku rubuga rwose wanyuraho wamusangaho. Ni mwarimu, nubwo tumwita perezida ariko ubundi ni mwarimu, niryo zina rye. Tugiye twungutse undi mwarimu nyuma ya mwarimu Nyerere, noneho twabonye mwarimu hano mu Rwanda nawe uriho winjira mu mateka neza, kandi akinjira mu mateka neza nka mwarimu mpuzamahanga, dore ko ibigwi bye byagiye akora hano mu Rwanda bigenda bibyivugira cyane, bikarangwa no guca bugufi cyane, nta wahutaza, nta bangamira, adatukana. Ni ubwo buryo akoramo ibintu bye, dore ko bimwe mu byamuranze no guhoterwa yagize bamwima inzira iwe, ariko ntigeze arakara cyangwa arwane. Byongera kumwima umuriro mu nzu iwe, gutuma nta mazi agera mu nzu iwe. Iyo ugeze iwe nta mazi agira, nta muriro agira, si uko abuze amafaranga yo kubishyiramo, ariko nako karengane. Ariko ibyo ntabiha agaciro, kuko abona ari cyo kibazo kiri mu Rwanda ndetse n'ahandi henshi, akaba cyo kimutera guhaguruka ndetse no kugira ubutwari, kugira ngo abashe gufasha abanyarwanda bose babashe kubona igihugu bifuza, babashe kuba mu Rwanda rubanyuze. Nyuma y'ayo mateka akomeye cyane, ntago yicaye ngo atuze. Mu gihe bageraga umwaka wo kwiyamamaza, ntago yicaye, nawe yateye intambwe ashaka ibyangombwa, nawe yegera neke ngo nawe ashobore gushyiramo kandidatire yiwe, dore ko yarajyanye n'ishyaka ryiwe. Bakimukubita amaso babonye ishyaka rye, bashya ubwoba bati oya, ntabwo ku ishyaka tukwemerera kuko wadutwara abayoboke. Bati oya rwose utuje, icyo twemera kereka wewe wenyine wari we duhangana. Nabwo aratuza ati nta kibazo, naho tugerageze turebe. Nabwo abamubonye avuye ku ibyo bari bamaze kumutuma bima amananiza menshi, ntago kuri we ntago byamubera amananiza, ahubwo yasanze ibyo byoroshye cyane. Nabwo babonye bashya ubwoba bati oya, ntago wujuje ibyangombwa, ntago ufite ababyeyi b'Abanyarwanda. Kuri icyo nawe yagize icyo gisobanuraho ku bantu bababyeyi batari Abanyarwanda, kandi ababizi neza kumutuma ibyangombwa by'umubyeyi wapfuye. Ese wowe wabigutuma wabikoraho iki? Reka tumwumve mu ijambo rye. Nanone nk'uko byari bimaze gusobanurwa haruguru hariya, nanone nk'uko nagiye mbisobanura kenshi kuva kare kose,
nanone neke ibizi neza n'uburyo yari yarakwirakwije ikinyoma ibesha ko nta babyeyi bombi b'abanyarwanda mfite cyangwa umwe. Ibi byose byari ibinyoma, bya bindi bakwirakwizaga kugira ngo bakunde basiga irangi mu kahanga, bigaragare koko ko ibyo neke bitangaje ko ari byo kandi atari byo nabyo. Nge perezida wa ruda barafinda Sekikubo Fred natumwe ibyemezo 23 bitandukanye, kandi abandi barabatumaga 10. Bityo rero urumva nge bantumaga kiriya na kiriya, ibyo byose ndabishakisha kandi uko mubizi biragurwa amafaranga, bimwe bikurwa online, kuvuga bajya ku rubuga irembo ukabigura kuri interinete, noneho ukasiragira mu nzego z'ubuyobozi kugusinyira. Ibyo byose nahuye n'urukuta kabuhariwe rw'amabuye rukomeye cyane, ariko kubera nagaragazaga impamvu zanjye nziza nyinshi 200 mu gihugu hose abanyarwanda barazikunze, naranditse igitabo cy'impamvu nziza nyinshi 200 zarengera abanyarwanda bose nta vangura iryo ari ryo ryose, kandi rigamize guhindura ibyagoye abanyarwanda tubihinduremo ibigori tugaburira abashonje, kandi babona mbishoboye kandi mfite ubushake umurava, kandi uwo murimo nerekejeho amaboko nkukorana umwete, babona nshishikara cyane. Noneho basha ubwoba baravuga tuhimbe ikinyoma cyo kwa Semuhanuka, nubwo Semuhanuka atakiriho, ariko noneho baragateguye baragategura